Zaburi ya 71. Uwiteka ni wowe mpungiyeho singakorwe n'isoni. Kubwo gukiranuka kwawe unkize, untabare, untegere ugutwi unkize. Umbere urutare rw'ubuturo aho nzabasha kujya mpungira wategetse kunkiza, kuko ari wowe gitare cyanjye n'igihome kinkingira. Mana yanjye, nyarura mu maboko y'umunyabyaha, nyarura mu maboko y'umunyarugo mukiranirwa. Kuko ari wowe byiringiro byanjye, Mwami Uwiteka, ni wowe nizera uhereye mu buto bwanjye. Ni wowe njya nishingikirizaho uhereye mu ivuka ryanjye, ni wowe wankuye mu nda ya mama, nzajya ngushima iminsi yose. Ndi ishyano ritangaza benshi, ariko ni wowe buhungiro bwanjye bukomeye. Akanwa kanjye kazuzura ishimwe ryawe n'icyubahiro cyawe umunsi wire. Ntunte mu gihe cy'ubusaza, ntundeke mu gihe intege zanjye zishize. Kuko abanzi banjye bamvuga, abubikira ubugingo bwanjye bajya inama bati, Imana yaramuretse, mumwirukane mumufate, kuko atagira uwo kumukiza. Mana, ntumbe kure, Mana yanjye, tebuka untabare. Abanzi b'ubugingo bwanjye bakorwe n'isoni barimbuke, abashaka kungirira nabi bambikwe ibitutsi n'igisuzuguriro. Ariko jyeweho nzajya niringira iteka, nziyongeranya iteka kugushima. Akanwa kanjye kazabara inkuru yo gukiranuka kwawe n'agakiza kawe umunsi wire, kuko ntazi umubare wabyo. Nzajya ahura imvuga imirimo ikomeye Umwami Uwiteka yakoze, nzavuga gukiranuka kwawe wenyine. Mana, ni wowe wanyigishije uhereye mu buto bwanjye, kugeza none ndacyavuga imirimo itangaza wakoze. Mana, ntundeke kugeza igihe mera imvi z'ubusaza, ntarabwira b'igihe kizaza iby'amaboko yawe, ntarabwira abazavuka bose gukomera kwawe. Mana, urugero rwo gukiranuka kwawe rugera mu ijuru, ni wowe wakoze ibikomeye. Mana, ninde uhwanye nawe? Ni wowe watweretse ibyago byinshi bikomeye, uzagaruka utuzure, utuzamura udukure ikuzimu. Ungwirize gukomera, uhindukire, umare umubabaro. Nanjye nzagushimisha Neberu, Mana yanjye, nzashima umurava wawe. Ni wowe nzaririmbira ishimwe mbwira inanga, Uwera w'Abisirayeli we. Iminwa yanjye izishima cyane ubwo nzakuririmbira ishimwe, n'ubugingo bwanjye wacunguye buzishima. Kandi ururimi rwanjye ruzavuga gukiranuka kwawe umunsi wire, kuko abashaka kungirira nabi bakojejwe isoni bamwajwe. Zaburi ya 72. Zaburi ya Salomo. Uha umwami guca imanza kwawe, uha umwana w'umwami kutabera kwawe. Azacira abantu bawe imanza zitabera, n'abanyamubabaro bawe azabacira imanza z'ukuri. Guca imanza zitabera kuzatuma imisozi miremire n'imigufi izanira abantu amahoro. Azaca imanza zirengera abanyamubabaro bo mu bantu, azakiza abana b'abakene, kandi azavunagura umunyagahato. Bazakubaha ibihe byose, izuba n'ukwezi bikiriho. Azamera nk'imvura imanuka ikanyagira ibyatsi biciwe, nk'ibitonyanga bitonyangira ubutaka. Mu minsi ye abakiranutsi bazashisha, kandi hazabaho amahoro menshi, kugeza aho ukwezi kuzashirira. Azatwara ahereye ku nyanja ageze ku yindi nyanja, kandi ahereye kuri rwa ruzi ageze ku mpera y'isi. Ababa mu butayu bazamwunamira, abanzi be bazarigata umukungugu. Abami b'i Tarushishi n'abami bo ku birwa bazazana amaturo, abami b'i Sheba n'abami b'i Seba bazazana ikoro. Abami bose bazamwikubita imbere, amahanga yose azamukorera. Kuko azakiza umukene ubwo azataka, n'umunyamubabaro utagira gitabara. Azababarira uworoheje n'umukene, ubugingo bw'abakene azabukiza. Azacungura ubugingo bwabo abukiza agahato n'urugomo, kandi amaraso yabo azabaho igiciro cyinshi imbere ye. Nuko azarama, kandi bazamuha ku izahabu y'i Sheba, bazamusabira iteka, bazamusabira umugisha umunsi wire. Hazabaho amasaka menshi mu gihugu no mu mpinga z'imisozi, amahundo yayo azanyeganyega nk'ibiti byo kuri Lebanoni. Abanyamudugudu bazashisha nk'ubwatsi bwo ku butaka burabije. Izina rye rizahoraho iteka ryose, izina rye rizahamaho izuba rikiriho. Abantu bazisabira umugisha wo guhwana nawe, amahanga yose azamwita umunyehirwe. Uwiteka Imana niyo Mana y'Abisirayeli ihimbazwe, niyo yonyine ikora ibitangaza. Izina ryayo ry'icyubahiro rihimbazwe iteka, isi yose yuzuye icyubahiro cyayo. Amen kandi amen. Ibyo Dawidi mwene Yesayi yasabye birarangiye. Igice cya gatatu cya Zaburi. Zaburi ya 73. Zaburi iyi ni ya Asafu. Ni ukuri Imana igirira neza Abisirayeli bafite imitima iboneye. Ariko jyeweho ibirenge byanjye byari bugufi bwo guhanuka, intambwe zanjye zari zishigaje hato zikanyerera. Kuko nagiriraga ishyari abibone ubwo narebaga abanyabyaha baguwe neza. Kuko batababazwa mu ipfa ryabo, ahubwo imbaraga zabo zirakomera. Ntibagira imibabaro nk'abandi, ntibaterwa n'ibyago nk'abandi, nicyo gituma ubwibone buba nk'urunigi mu majosi yabo, urugomo rukabatwikira nk'igishura. Amaso yabo avanywe umutwe no kubyibuha kwabo, bafite ibiruti by'umutima w'umuntu wakwifuza.
barakoba bakavugishwa iby'agahato no gukiranirwa kwabo, bavuga iby'ubwibone. Bashyize akanwa kabo mu ijuru, ururimi rwabo ruzerera mu isi yose. Nicyo gituma abantu be bagarukaho bakamara amazi yuzuye mu gikombe, bakavuga bati, Imana ikibwirwa n'iki? Isumba byose hari ikizi? Dore abo ni bo banyabyaha, kandi kuko bagira amahoro iteka bagwiza ubutunzi. Ni ukuri nogereje ubusa umutima wanjye, kandi kudacumura nagukarabiye ubusa. Kuko natewe n'ibyago umunsi ukira, ngahanwa ibihano mu bitondo byose. Iyaba naravuze nti, reka mvuge ntyo, mba narahemukiye ubwoko bw'abana bawe. Natekereje uko nabasha kubimenya, birandushya birananira, kugeza aho nagiriye ahera h'Imana nkita ku iherezo rya ba bandi. Ni ukuri ubashyira ahanyerera, urabagusha bagasenyuka. Erega bahindutse amatongo mu kanya gato. Ubwoba bw'uburyo bwinshi burabatsembye rwose. Nk'uko inzozi zimeze iyo umuntu akangutse, niko nawe mwami nukanguka uzasuzugura icyubahiro cyabo cy'igicucu. Ubwo umutima wanjye washariraga nkibabaza mu mutima, nari umupfapfa nta bwenge nagiraga, nameraga nk'inka imbere yawe. Ariko none ndi kumwe nawe iteka, umfashe ukuboko kw'iburyo. Uzanyoboza ubwenge bwawe, kandi hanyuma uzanyakirana icyubahiro. Ninde mfite mu ijuru utari wowe? Kandi mu isi ntawe nishimira utari wowe. Umubiri wanjye n'umutima wanjye birashira, ariko Imana niyo gitare umutima wanjye uhungiraho, kandi niyo mugabane wanjye iteka ryose. Kuko abakujya kure bazarimbuka, watsembye abakurekeshejwe no kurarikira bose. Ariko jyeweho kwegera Imana niko kwiza kuri jye. Umwami w'iteka niwe ngize ubuhungiro, kugira ngo namamaze imirimo wakoze yose. Zaburi ya 74. Zaburi iyi ni indirimbo ya Asafu yahimbishijwe ubwenge. Mana, niki cyakudutesheje iteka? Niki gituma umujinya wawe ugirira intama zo mu cyanya cyawe ucumba umwotsi? Ibuka iteraniro ryawe waguze kera, iryo wacunguriye kuba ubwoko bwawe bw'umwandu, n'umusozi wa Siyoni watuyeho. Shingura ibirenge byawe ujye mu matongo y'iteka, ababisha bakoreye ahera ibibi byose. Ababisha bawe batontomeye hagati y'inzu twateraniragamo kugusenga, bashingiye amabendera yabo kuba ibimenyetso. Basa nk'abantu bamanikira intorezo gutema ibiti by'insikane. None isuku y'ababaji yaho yose barayimenaguza intorezo n'inyundo. Batwitsa ahera hawe, bahumanishije ubuturo bw'izina ryawe kubusenya rwose. Baribwiye bati, tubarimbure rwose. Batwitse amazu yose yo mu gihugu twateraniragamo gusenga Imana. Ntiturebe ibimenyetso byacu, nta muhanuzi ukiriho, kandi nta n'umwe muri twe uzaho ibyo bizagarukira. Mana, umubisha azageza he kudutuka? Umwanzi azatuka izina ryawe iteka? Niki gituma uhina ukuboko kwawe kw'iburyo? Gukure mu gituza cyawe ubarimbure. Ariko Imana yahoze ari umwami wanjye na kera, ikorera iby'agakiza hagati y'isi. Niwe watandukanishije inyanja imbaraga zawe, wameneye imitwe y'ibinyamaswa mu mazi. Niwe wamenaguye imitwe ya Lewiyatani, warayitanze ibi byo kurya by'ibyo mu butayu. Niwe watoboye isoko n'umugezi, wakamije inzuzi zidakama. Amanywa ni ayawe, kandi nijoro ni iryawe. Waremye umucyo n'izuba. Niwe washyizeho ingabano zose z'isi, waremye iki n'itumba. Ibuka ibi yuko ababisha bacyashye Uwiteka, ishyanga ritagira ubwenge ryatutse izina ryawe. Ntuhe inyamaswa ubugingo bw'inuma yawe, ntiwibagirwe ubugingo bw'abanyamubabaro bawe iteka ryose. Ite kuri rya sezerano, kuko ahantu h'umwijima ho mu isi huzuye ubuturo bw'urugomo. Uhatwaye kugaruka kojejwe isoni, umunyamubabaro n'umukene bashima izina ryawe. Mana, haguruka wiburanire, ibuka yuko umupfapfa yiriza umunsi agutuka. Ntiwibagirwe amajwi y'ababisha bawe, urusaku rw'abaguhagurukira rutambagira iteka. Zaburi ya 75. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa Witsemba. N'indirimbo ya Asafu yitwa Zaburi. Mana, turagushimira kuko izina ryawe riri bugufi, abantu bamamaza imirimo itangaza wakoze. Nimbona igihe cyashyizweho nzaca imanza zitabera. Isi n'abayibamo bose bacikamo igikuba, ni jye wateye inkingi zayo. Mbwira abibone nti, ntimukibone, n'abanyabyaha nti, ntimugashyire hejuru amahembe yanyu. Ntimugashyire hejuru cyane amahembe yanyu, ntimukavuga iby'agasuzuguro mugamitse ijosi. Kuko agakiza kadaturuka iburasirazuba cyangwa iburengerazuba cyangwa mu butayu bw'imisozi, ahubwo Imana niyo mucamanza, icisha umwe bugufi igashyira undi hejuru. Kuko mu ntoki z'Uwiteka hariho agacuma karimo vino ibira, kuzuye vino ivanze n'ibiyiryoshya, arayisuka. Ni ukuri abanyabyaha bo mu isi baziranguza itende ryayo barinywe, ariko jyeweho iteka nzajya namamaza ibyo. Nzaririmbira Imana ya Yakobo ishimwe, kandi amahembe yose y'abanyabyaha nzayaca, ariko amahembe y'abakiranutsi azashyirwa hejuru.
Zaburi ya 76. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwira inanga. N'indirimbo ya Asafu yitwa Zaburi. Mu Bayuda Imana iramenyekana, mu Bisirayeli izina ryayo rirakomeye. Kandi Salemu niho ihema ryayo, Isiyoni niho buturo bwayo. Niho yameneye imirabyo yo mu muheto, n'ingabo n'inkota n'intwaro z'intambara. Uri uw'icyubahiro n'ubwiza bwinshi, utabarutse mu misozi y'iminyago. Intwari mu mitima ziranyazwe zisinzira ubuticura, kandi ntabo mu banyambaraga babonye amaboko yabo. Mana ya Yakobo, gucyaha kwawe kwatumye amagare n'amafarashi bisinzirira guhwera. Wowe ni wowe uteye ubwoba, ninde ubasha guhagarara imbere yawe igihe urakaye? Wumvikanishije amateka uri mu ijuru, isi yaratinye iraceceka, ubwo Imana yahagurutswaga no guca amateka ngo ikize abagwaneza bo mu isi bose. Nukuri umujinya w'abantu uzagushimisha, umujinya uzasigara uzawukenyera. Muhiga umuhigo muwuhigure Uwiteka Imana yanyu, abayigose bose bazanira amaturo iteye ubwoba. Izarimbura imyuka y'abakomeye, niyo iteye ubwoba abami bo mu isi. Zaburi ya 77. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi mu buryo bwa Yedutuni. Ni Zaburi ya Asafu. Ndatakira Imana n'ijwi ryanjye, ndatakira Imana n'ijwi ryanjye, nayo irantegera ugutwi. Ku munsi w'umubabaro wanjye nashatse Umwami Imana, nijoro nayitegeye amaboko sinacogora. Umutima wanjye wanga kumarwa umubabaro. Nibuka Imana ngahagarika umutima, ndaganya umutima wanjye ukagwa isari. Ufata ibihene by'amaso yanjye kugira ngo bidahumiriza, mfite umubabaro utuma ntabasha kuvuga. Njya nibwira iminsi ya kera, imyaka y'ibihe bya kera. Nibuka indirimbo yanjye ya nijoro, nkibwira mu mutima, umwuka wanjye wibazanya umwete uti, Umwami azaduta iteka ryose? Ntazongera kutwishimira ukundi? Imbabazi ze zagiye rwose iteka ryose? Isezerano rye ryapfuye ibihe byose? Imana yibagiwe kugira neza? Umujinya wayo utumye ikingirana imbabazi zayo? Maze ndavuga nti, ibyo ni indwara y'umutima wanjye. Mbega natekereje yuko ukuboko kw'iburyo kwisumba byose guhinduka? Nzibutsa abantu ibikomeye Uwiteka yakoze, kuko nzibuka ibitangaza byawe bya kera. Kandi nzibwira ibyo wakoze byose, nzita ku bikomeye wakoze. Mana, inzira yawe irahera. Ninde Mana ikomeye ihwanye n'Imana rurema? Ni wowe Mana ikora ibitangaza, wamenyekanishije imbaraga zawe mu mahanga. Wacunguje ubwoko bwawe ukuboko kwawe, nibwo bene Yakobo na bene Yosefu. Mana, amazi yarakurebye aratinya, imuhengere hahinda umushyitsi, ibicu bisuka amazi, ijuru rirahinda, imyambi yawe irashwara. Ijwi ry'inkuba yawe ryari muri serwakira, imirabyo yawe imurikira isi, isi ihinda umushyitsi iratigita. Inzira yawe yari mu nyanja, inzira yawe yari mu mazi y'isanzure, ibirenge byawe ntibyamenyekanye. Wayoboje ubwoko bwawe nk'umukumbi, ukuboko kwa Mose na Aroni. Zaburi ya 78. Indirimbo ya Asafu yahimbishijwe ubwenge. Bwoko bwanjye, nimwumve amategeko yanjye, nimutegere amatwi amagambo yo mu kanwa kanjye. Ndabumbura akanwa mbacira imigani, ndavuga amagambo aruhije ya kera. Ibyo twumvise tukamenya, ibyo basogokuruza batubwiye, ntituzabihisha abuzukuruza babo. Tubwira bigiye kizaza ishimwe ry'Uwiteka n'imbaraga ze n'imirimo itangaza yakoze. Kuko yakomeje guhamya mu ba Yakobo, yashyizeho itegeko mu Bisirayeli, iryo yategetse basogokuruza ngo babibwire abana babo, kugira ngo ab'igihe kizaza bazabimenye. Nibo bana bazavuka ngo nabo bazahaguruke babwire abana babo, kugira ngo biringire Imana kandi batibagirwe iby'Imana yakoze, ahubwo bitondera amategeko yayo. Be kuba nka ba sekuruza ab'igihe cy'ibigande cy'abagome batiboneza imitima yabo idakiranukira Imana. Abefurayimu batwaye intwaro n'imiheto, basubiye inyuma ku munsi w'intambara. Ntibitondeye isezerano ry'Imana, banze kugendera mu mategeko yayo. Bibagiwe ibyo yakoze n'imirimo yayo itangaza yaberetse. Yakoreye ibitangaza mu maso ya ba sekuruza, mu gihugu cya Egiputa, mu kigarama cy'Izowani. Yatandukanije inyanja ibacisha hagati yayo, ihagarika amazi nk'ikirundo. Kandi ku manywa yabayobozaga igicu, ijoro ryose ikabayoboza kumurika k'umuriro. Yasaturiye ibitare mu butayu, ibanywesha amazi menshi ava ikuzimu. Kandi yavushije amasoko mu gitare, itembesha amazi nk'imigezi. Ariko bagumya kuyicumuraho, kugomerera isumba byose mu gihugu gikakaye. Bagerageresha Imana imitima yabo, bayigerageresha gusaba ibyo kurya byo guhaza kwifuza kwabo. Bagaya Imana bati, mbese Imana ibasha gutunganiriza ameza mu butayu? Dore yakubise cya gitare, amazi aradudubiza, imigezi iratemba. Mbese yabasha kuduha umutsima? Izabonera ubwoko bwayo inyama? Nicyo cyatumye Uwiteka arakara byumvise,
umuriro ugacanwa wo gutwika ba Yakobo, umujinya ugacumba ku Bisirayeli, kuko batizeye Imana kandi ntibiringire agakiza kayo. Ariko itegeka ibicu byo hejuru, ikingura inzugi z'ijuru, ibagushiriza manu yo kurya, ibaha ku masaka yo mu ijuru, bose barya umutsima w'abakomeye, iboherereza ibyo kurya byo kubahaza rwose. Ihuhisha mu ijuru umuyaga uturutse iburasirazuba, iyoboza ubutware bwayo umuyaga uturutse ikusi. Kandi bamanurira inyama nyinshi nk'umukungugu, n'inyoni ziguruka nyinshi zimeze nk'umusenyi wo ku nyanja, izigusha hagati mu rugo rw'amahema yabo, zigota aho bari. Nuko bararya barahaga cyane, yabahaye ibyo bifuje. Bari bataratandukana no kwifuza kwabo, ibyo kurya byabo byari bikiri mu kanwa kabo. Umujinya w'Imana urabahagurukira, wica banini bo muri bo, urimbura abasore bo mu Bisirayeli. Nubwo ibyo byababayeho, bagumya gucumura, ntibizera imirimo yayo itangaza, bituma irangiza iminsi yabo nk'umwuka, n'imyaka yabo iyirangirisha kurimbuka ku batunguye. Uko yabicaga babaririzaga ibyayo, bakagaruka bakazindukira gushaka Imana, bakibuka yuko Imana ari yo gitare cyabo, kandi yuko Imana isumba byose ari umucunguzi wabo. Ariko bayishyeshyeshaga akanwa kabo, bakayibeshyeshya indimi zabo, kuko imitima yabo itayitunganiye, kandi batari abanyamurava mu isezerano ryayo. Ariko kuko yuzuye imbabazi, ibabarira gukiranirwa kwabo, ntiyabarimbura, kandi kenshi isubiza inyuma uburakari bwayo, ntikangure umujinya wayo wose. Nuko yibuka yuko ari abantu buntu, n'umuyaga uhita ntugaruke. Erega ni kenshi bayigomereraga mu butayu, bayibabarizaga hatagira abantu, bagahindukira bakagerageza Imana, bakarakaza iyera ya Isirayeli. Ntibibukaga ukuboko kwayo, cyangwa umunsi yabacunguriyemo ikabakiza abanzi, kandi yuko yashyize ibimenyetso byayo muri Egiputa, n'ibitangaza byayo mu kigarama cy'Izowani, igahindura inzuzi z'abaho amaraso, n'imigezi yabo ntibabashe kuyinywaho. Yaboherejemo amarumbo y'isazi zirabarya, n'ibikeri birabarimbura. Kandi ihubuzikira imyaka yabo, n'imirimo yabo yiha inzige. Yicisha imizabibu yabo urubura, n'imishikima yabo yicisha imbeho. Itanga inka zabo ngo zicwe n'urubura, n'imikumbi yabo ngo ikubitwe n'inkota zotsa. Ibatera uburakari bwayo bukaze, umujinya n'uburakari n'ibyago, umutwe w'abamarayika b'abarimbuzi. Iharurira uburakari bwayo inzira, ntiyakiza ubugingo bwabo urupfu, ahubwo iha indwara yanduza ubugingo bwabo. Ikubita abana b'imfura bose bo muri Egiputa irabica, abo gukomera kwabo kwatangiriyeho bo mu mahema ya Hamu. Ariko ubwoko bwayo ubwayibushorera nk'intama ibakurayo, ibayoborera mu butayu nk'umukumbi. Ibayobora amahoro bituma badatinya, maze inyanja irengera ababisha babo. Kandi bajyana ku rugabano rw'ahera hayo, kuri uyu musozi ukuboko kwayo kw'iburyo kwahinduye, yirukana amahanga imbere yabo, ibagereshereza imigozi igihugu cyabo kuba umwandu wabo, iturisha imiryango y'Abisirayeli mu mahema yabo ngabo. Ariko Abisirayeli bagerageza Imana isumba byose, barayigomera, ntibitondera ibyo yahamije, ahubwo basubira inyuma, bava mu isezerano nka basekuruza, barateshuka nk'umuheto uhemukira nyirawo. Kuko bayirakarishije gusengera ahantu habo ho ku mpinga z'imisozi, bayiteje ishyari, ibishushanyo byabo bibajwe. Imana ibyumvise irarakara, yanga Abisirayeli urunuka, bituma ireka ubuturo bw'Ishiro, ari bwo hema yabambye hagati y'abantu. Itanga imbaraga zayo ngo zijyanweho iminyago, n'icyubahiro cyayo ngo gifatwe n'amaboko y'ababisha, kandi itanga n'abantu bayo ngo bicwe n'inkota, irakarira umwandu wayo. Umuriro utwika abasore babo, abakobwa babo ntibagira indirimbo y'ubukwe, abatambyi babo bicwa n'inkota, abapfakazi babo ntibababorogera. Maze umwami Imana irakanguka nk'uwasinziriye, nk'intwari ivugishwa cyane na vino, ikubita ababisha bayo, ibasubiza inyuma, ibakoza isoni zidashira. Kandi yanga ihema rya Yozefu, ntiyatoranya umuryango wa Efurayimu, ahubwo itoranya umuryango wa Yuda, umusozi wa Siyoni yakunze. Yubaka ahera hayo hadatsembwa nk'ijuru, nk'isi yashimangiye iteka. Kandi itoranya Dawidi umugaragu wayo, imukura mu ngo z'intama, kandi imukura ku gukurikira intama zonsa, kugira ngo aragire aba Yakobo ubwoko bwayo, Abisirayeli umwandu wayo. Nuko abaragirisha umutima utunganye, abayoboza ubwenge bw'amaboko ye. Zaburi ya 79. Zaburi ya Asafu. Mana, abanyamahanga baje mu mwandu wawe, bahumanije urusengero rwawe rwera, bashenye Yerusalemu bahagize ibirundo. Intumbi z'abagaragu bawe bazihaye ibisiga byo hejuru ngo bizirye, inyama z'abakunzi bawe bazihaye inyamaswa zo mu isi. Amaraso yabo impande zose z'i Yerusalemu bayavushije nk'umena amazi, ntibabona gihamba. Duhindutse igitutsi ku baturanyi bacu, ibitwenge no gukobwa by'abatugose. Uwiteka, uzageza he kurakara iteka ryose?
ishyari ryawe rizaka nk'umuriro. Suka umujinya wawe ku mahanga atakuzi no ku bwami bwose butambaza izina ryawe, kuko bariya ba Yakobo barimbuye ubuturo bwabo. Ntiwibuke gukiranirwa kwa basogokuruza ngo ukuduhore, imbabazi zawe zitebuke kudusanganira, kuko ducishijwe bugufi cyane. Mana y'agakiza kacu, udutabare kubw'icyubahiro cy'izina ryawe, udukize utwikire ibyaha byacu kubw'izina ryawe. Kuki abapagani babaza bati, Imana yabo iri he? Guhorera amaraso y'abagaragu bawe yavuye kumenyekane mu bapagani imbere yacu. Kuniha kw'imbohe kuza imbere yawe, nk'uko ukuboko kwawe gukomeye kiza abategekewe gupfa. Kandi witura abaturanyi bacu karindwi ibitutsi bagututse mwami. Natwe abantu bawe, intama zo mu cyanya cyawe, tuzabigushimira iteka, tuzerekana ishimwe ryawe kugeza ibihe byose. Zaburi ya 80. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa ibyahamijwe n'inkamarebe. Ni zaburi ya Asafu. Wa mwungeri w'Abisirayeli we, tega ugutwi, ni wowe ushorera aba Yosefu nk'umukumbi, yewe wicara hejuru y'abakerubi rabagirana. Imbere y'Abefurayimu n'Ababenyamini n'Abamanase, kangura imbaraga zawe uzudukize. Mana, utwigarurire, umurikishe mu maso hawe, natwe turakira. Uwiteka Mana Nyiringabo, uburakari bwawe buzageza he gucumbira ku gusenga k'ubwoko bwawe? Wabagaburiye amarira menshi nk'umutsima, wabahaye amarira menshi yo kunywa. Utugize rurwanirwa rw'abaturanyi bacu, abanzi bacu badusekera hamwe. Mana Nyiringabo, utwigarurire, umurikishe mu maso hawe, natwe turakira. Wakuye umuzabibu muri Egiputa, wirukana amahanga urawutera, uharura imbere yawo, nawe ushora imizi wuzura igihugu. Imisozi itwikirwa n'igicucu cyawo, n'imyerezi y'Imana iterwa igicucu n'amashami yawo. Ugaba amashami agera no ku nyanja, kandi amashami yawo agera no kuri rwa ruzi. Ni iki cyatumye usenya inzitiro zawo ngo abahisi bose bawusorome? Ingurube yo mu ishyamba irawangiza, inyamaswa zo mu gasozi zirawona. Mana Nyiringabo, turakwinginze garuka, urebe mu isi, uri mu ijuru birebe, ugenderere uwo muzabibu. Rinda icyo ukuboko kwawe kw'iburyo kwateye, n'ishami wikomereje. Uwo muzabibu waratwitswe, waraciwe, barimburwa no guhana ko mu maso hawe. Ukuboko kwawe kube ku muntu wo mu kuboko kwawe kw'iburyo, umwana w'umuntu wikomereje. Nuko rero natwe ntituzasubira inyuma ngo tuguhararuke, tuzure natwe turambaza izina ryawe. Uwiteka, Mana Nyiringabo, utwigarurire, umurikishe mu maso hawe, natwe turakira.